ahubwo wowe niwo mbwira nzajya kukurega muri riba ahubwo we ahubwo bagufunga. reka mubwire mu gitondo cya kare ikintu cya mbere uri bujye gukora utambike ujya riba nanjye nzajya kwita wowe nzakurega muri riba wowe. Akram wibuka umuntu akano kanya muhaye kugeza mu gitondo and mu gitondo reka nikera bantu bahereze igisibo nikirangiranye njye nawe tuzahangana imbona nkubone. What do you mean by that? Kandi uzabibona. What do you mean? Wewe utegereza igisibo nikirangira njye nawe ariko uzahangana imbona nkubone. Usatana ariko gutera ubwoba. Is that a threat? Imbona nkubone nyomoza ibinyoma, mfata ibinyoma byawe mbikuye hariya ngereka abantu. The devil is manifesting right now. Baba rucece kumwumve. That's the devil. Ntabwo ari Papa Idi. That's the devil. Just let him talk. Nta kibazo. Nkubwire ibyaha bitatu ukora binyemerera kujya gutanga ikirego muri ribu bagahagarika inyigisho zawe. Kubera ko inyigisho zawe Akram wigisha zigamije kuzana inyijyane mu bantu kureba uko zubaka abantu. Amen. Nyuma y'igisibo rero nzaguhagurukira uretse tujyane ibyo ngibyo mubyihorere dukomeze kuri iriya ngingo twariho y'ubugingo buhoraho. nzaguhagurukira wowe Akram. Iyo sura ndi gukorana na hadithi ivuga ati ngo mu nyuma y'igisibo mujye mubagenza gutya mujye mubica. Actually what your role yawe yo okay woshaka kutanyica ariko ukanjyana muri rifu, so that's good. Nzaguhagurukira Musa, bazagerageza kugucecekesha Akram. Icyo ntushaka kugucecekesha Akram naceceka hari abandi bazaza. Urumva ntabwo uzamucecekesha twese. Nyuma Akram nunzi ntabwo nzi ariko njyewe nyuma y'igisibo nzaguhagurukira nkurwanye. Haleluya. Ibyo biramuha imbaraga ahubwo nyinshi. Ahubwo nutabikora nkuko wabeshe ngo uzazana ubuzima bwanjye ngo ubishyire ku karubanda. Ubuzima bwanjye ubishyiriye ku karubanda. Akram kudatitira. You are supposed to gutitira gutera nkurwanye paka tugeze no mu rukiko. Paka tugeze no mu rukiko. Akram wayobye wanyumvise. Iyo ngurebye wowe Akram mbona uri nutanyeza mu rukiko, just know you I will hold you to your word. Wowe Akram titira ariko kubikubwira kugira ngo utitire Akram wowe nyuma y'igisibo kubera ko nafashe rekodi zawe n'amagambo yawe wivugira mu kanwa kawe. Nyuma y'igisibo wowe Akram, nyuma y'igisibo wowe Akram nzaguhagurukira ngaragaze ibinyoma byawe, ariko afite uburyo wowe Akram yavuze ngo yavuye kuri moji aracyabinywa. Ngaragaza uburyo wowe Akram uri ikibi. Wowe Akram ntabwo uri ikibi mu Bayisilamu, ahubwo wowe uri ikibi mu Banyarwanda. Umwanya wose ugeze uyu mwanya wose umaze hano ibyo ngibyo njyewe nibyo nzagaragaza. Ariko ubu ntangiye kugira ubwoba. Titira rira Akram ariko barayacekora. Inyigisho zawe ikintu cya mbere ugomba kumenya, wowe uri gusobanura ibintu
aho mu rukiko rero nibi aho mu rukiko muravuga you can't even substantiate it aho mu rukiko ntuzi history zawe ntuzi ibyo wiga Quran sinzi wahifaje amajuza ngaye uraho uri kuvuga bla 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 ntuzi amateka ndashaka kugira ngo ndashaka kugira ngo uzadusobanurire ibyo wowe muri gereza utwigisha uzabisobanura mu rukiko usobanura Qur'ani waragize gusaba nanjye ukazanjya reka mu mwanya gato mubaza akantu uzanjyaneyo Papaidi umesheje icyubahiro Papaidi Akramu niwe nzariwe perezida wanyu uzansiga wowe se ndakuzi igaragaza shyiraho video wenda ni ibintu gusa right now shyiraho video murebe ngwino duhure shyiraho video murebe narakubwiye duhurire Akram wemereye costume ya gatatu nujya kwitaba RIB amen ndayikwemereye mu izina rya Yesu ndayikwemereye komeza ushinyike uzajyayo ndayikwemereye pe nubona bagukweze uzaza n'ibindi widutera ubwoba shaho widutera ubwoba uzi ko Papaidi reka nkubwire sureba ibyo bintu byose uri kuvuga ibyo bintu byose uri kumubwira ibyo bintu byose uri kumubwira biranditse ko abantu nka Akramu bizabaho nta kintu kiri kumutungura ntabwo uri kumutera ubwoba nta kintu uri gukora hano ntabwo Akramu yaba ari we wa mbere uzize ko ari kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo aba ari uzaba ubaye uwa nyuma nibashake bazamushyire hari abamuca umutwe hari abo baciwe imitwe kubera Yesu natwigishe Bibiliya gusa nubwo iyi sara bivuga natwigishe Bible niba kwanga uzamenye ko banyanze Monari ndakubaza urumva ibyo uri kutubwira you are wasting time gutuka Allah afite ikibazo cyo kwigisha nta discipline ntabwo yigisha Allah niryo jambo ry'Imana nakubwiye ko nala mutuka bari gutukana hano n'abantu babiri bari gutuka Allah niryo jambo ry'Imana none we nta mutuka na Allah wanyu niba nyiti kivume ni ikivume the same time kurusha nanjye na Muhammad hano n'abantu babiri bari gutukana yihorere wibyivanga ariko ubundi murwanirira kuki murwanirira iyo Mana yanyu ifite imbaraga kuki murwanirira wose nuri kurwanirira niba ifite imbaraga why you fighting for fighting iyo ntabwo yamwifungishiriza ni paka Papaidi ari ujya kumufungisha Akramu kumwumvisha Imana paka yemeye Papaidi nutangiza kwimwigisha no kumufungisha none Papaidi nakomeza Akramu nakomeza umva Monari wigisha ubugingo buhoraho wowe Monari Akramu nakomeza turi kugendana gusobanura Qur'ani no gusobanura hadithi uko bitari agamije kurema inzangano izihe nzangano buretse nakomeza gusobanura Qur'ani nabi na hadithi nabi kandi ibyo bintu atabizi atari n'umuyisilamu agamije buretse njye nigeze kwibonera video abagabo babiri b'abashehe bari kuvuga ngo Mariya ntabwo barimo kuvuga kuri Bibiliya ko nta mukristo wigeze uza kubatera ubwoba wigeze wumva Sege atuka Yesu Kristo akamutuka reka nkubwire usibye no kumutuka nuko Yesu atamututse usibye no kumutuka nuko Yesu abantu bari imbere yabo ayinyonga Musa nuko Yesu atamututse nuko Yesu atazi gutukana wa mugani nuko ariko Allah twaje gusanga nta kindi azi dore nanabishimye none sinzi ikintu Akramu bari kumuzi sinzi ikintu ari kumuzi kubera ko Allah na Muhammad na Qur'ani n'abasiramu n'ukuvuga we baramutuka bamwise ikivumwe bamwise the worst creature
aramusubije bari gusubizanya bari gusubizanya kandi njye sinzi n'impamvu mwebwe mujya kurwanirira iyo mana yanyu niba ifite imbaraga uramujyana muri ribu ugira ngo niwe wenyine Akram n'umukuraho n'abandi bose uzabacecekesha ahubwo bazaba bamesheje icyubahiro mu izina rya data ahubwo nibyo ndi kumubwira mu rukiko azaba ari ikigwari papa uri hano ndabikubwiye nintita mu rukiko kubera ibi bintu uvuze menye ko uzaba uri ikigwari. I'm just saying that azaba agendeye muri Bibiliya ubwayo ibita abapfapfa ubwayo ibita abapfapfa nawe tujye kukurega kusobanura ibyo kuko ntabwo nisobanura nawe tujye kukurega kuri gusobanura nakubwiye inshuro nyinshi ko ngukunda. I love every umva nkubwire papa yidi ndajya kukurega gutuka umva nkubwire kwanga Allah sinzabikuregera, kwanga Muhammadi sinzabikuregera, ariko gusobanura umva icyo nzakurogera njyewe, umva icyo nzakuregera gusobanura, umva icyo nzakuregera akumva ko umutsijyana gusobanura Qur'ani nabi, ugasobanura hadithi nabi, ugamije banza wumve icyo kintu ugamije kurema imyiryane mu bantu. Icyo ngicyo nicyo ubwacyo ngomba kuguhanira. Ngize ubwo wowe umana nkande wowe uramana nkande rero wowe oye Akram utabihakana turaguhana. Look at this bro. Bagukubite ceceka iturize ibyaha umaze iminsi ukora musa ni ukugukubita byoroshye singanire nawe uyu munsi uzarebe ko uzongera kumbona kuri pano yawe nganira nawe, ariko ugiye kuzabona amavideo yanjye nkuvugaho, ugiye kuzabona ibikorwa byanjye nkuvugaho, kandi kukuvugaho kwanjye kuzaba kugamije kugaragaza uburyo uri mubi mu bantu. Icyo ni cya gatatu. Akamureni no comment hano hasi byandika ahantu utazabyibagirwa. Wandi kwiri coding guhanurira yo future. Imana abantu basenga ntago bikwiye nubwo mudahuje ukwemera. Wabona ko Abdul yabarushije ubwenge, mwazanga hamwe muri gushaka guterana amagambo. Reka mwihore none se Allah ni Imana bitandukaniye. Imana nagitukana. Icyo ni ikibazo rero cyayo. Birashoboka yuko umva nkubwire amagambo yawe ntabwo uyu munsi Libiyazi ariko agize icyaha. Huya ngiye kugaragaza uburyo amagambo kuva mu kanwa, ngiye kugaragaza uburyo oya sindi kudefanda Imana ahubwo njyewe ngiye kugaragaza uburyo amagambo ava mu kanwa ka Akram ari amagambo adakwiye kuba yigishwa muri sosiyete ya Muhammad y'abantu abanyarwanda muri rusange. Ikintu ni kimwe nshaka tuzamenya
icyo gihe tuzamenya Akram ni umukristo cyangwa ni umuyisilamu. Nidusanga Akram ari umukristo, azigisha abakristo, avuga iby'abakristo. Uri kugendana nagaruka freedom of speech kora brother, and tuzabireba ibyo tuzabireba. Mugenda amadini mwagiyemo n'imwigisho byiza mwagiye ibyo tuzabireba. Mwavuye mu Busilamu ninde wavuyemo? Yebwe mwabahakanye uranzimo se wamwemera Mana. Inspiration yanjye Imana twajyanye madrasa tutajya kwigisha ibyiza wahuriye muri ayo madrasa. Tuzabireba. I am here. Tuzabireba. Nushaka ujye kwifatanya na Sega zaguhereza iyo backup, so what? Oya and Muhammad same Njye nzabikora nkanjye papa Idi. Nanjye nutabikora umenye ko nzakubona kuri ikigwari. Ngiye kuguhindura icyamamare. Yese nukuza mwigisha ngo abasilamu ngo za views wari warabuze ngiye kuziguha. Ntago Ubusilamu bupfa kujyaho Nasege ngiye kuguha views ubona abantu bagukurikira, winjiza amafaranga. Urumva papa Idi ubabwira bajya kuri YouTube nzajya njya kuri YouTube muyihe masjid Musta. So what bro? Gift zo ntago bazaziguha. Urumwemera Mana wa musilamu we mwiza, Allah aragukunda se cyangwa ubagwa? Gusa Akram listen, ibiganiro byawe ubundi ubusanzwe byakagombye kuba ari ibiganiro byiza iyo uza kuba warabizanye, sibyo? Ugamije kugira ngo abantu bamenye kandi nawe umenye. By the way, ataje gusebya buretse ibiganiro buretse Monari waretse navuga. Akram wansabe ijambo bro wansabe ijambo gavuga. No, iryo jambo yaje kwigisha, yaje gusebanya, ntago yaje kwigisha. Iyo uza kuba ntago yaje kwigisha. Nasege neza. Iyo uza kuba, sibyo? Akram, urabona ukuntu uno mugabo yibutse ko urimo ibyo byose abyibutse aho ureba. Ntago tuza burusha ubwenge. Wowe murusha ubwenge Monari. Wowe murusha ubwenge, murusha imyaka, murusha ubwenge n'imyaka. Ni byiza Imana ikongerere n'iyindi. Twebwe muri Kristo turangana, nago uko Islamu byita. Umva Akram, umugore ari munsi y'umugabo. Umva Monari. Akram, jewe I want you, ndashaka wiga ikintu muri ibi bintu bibaye muri iyi minota ingahe ibaye. You see, igihe twe turi kuvuga ibya Muhammad ibyande, he didn't say anything. Ariko tugeze ku bugingo bwa Yesu, tugeze hahantu the devil yanga, ubu nibwo atangiye kumanifesta. You have to learn in every situation. Twageze ku bugingo, nicyo kintu gitumye nanjye ndabutanga. You have to learn in every situation, my friend. Twese twabutanga. Ntago Yesu impamvu yavuze ubugingo Yesu yatanze nanjye nabutanga. Nk'umurongo ugaragaza ko nanjye nabutanga. Papa Idi ngira ngo nagusubije kuri. Sawa rero uzabanza ubwihe. Waretse se nkaguha umurongo muri Bible kuba. Uzabanza ubwihe. Kandi hari umurongo unyemerera kubuguha. Papa Idi ngi ibintu twavuganye nawe, ibintu byose allegations ibyose wanshinje ndabyemera. And nayo nakubwira ati nindamuka nageze mu rukiko nkuko bivuga. Umva Akram, nzakubona kuri Kigwari. I am willing to go there.
umva for umva my umva Lord. nkubwire Oy, umva nkubwire. umva nkubwire Ntacyo umva umbwira. nkubwire Listen, nanjye ibyo ndi kukubwira. umva Nindamukana nkubwire hati ibyo uvuze hano kuri iyi live nutabikora. njye Umenye nawe kuri ikigwari. njye nawe Umenye kuri njye nawe ikigwari. njye nawe tugiye kuba abantu badasanzwe hano mu Rwanda Akira akaboko kanjye muvandimwe, akira. kandi ugiye kubibona Akira badasanzwe ni kuguha mukono. dutanga isomo Umva nkubwire. njye nawe Exactly. Tutange isomo turebe wagwan. ku mugaragaro God is the devil himself. ku mugaragaro njye nawe tugiye gutanga isomo ku mugaragaro. Nzakwereka yuko Imana yawe ari satani in disguise mu kwihisha yambara isura yindi. And njyewe ubugingo bwa mama bwa data n'abandi bose n'abo y'abayisilamu mukeneye kurokoka. So I have speech, I have freedom of speech. I can use it kubere. And wowe ibyo ushaka kuvuga of hate, take me there. I will explain my case. So it's no big, bro. Ikintu cya mbere ugomba kuzabanza kumenya. Uzi ikintu cya mbere ugomba kuzabanza kumenya. Tuzakimenyera muri gereza muri RIB. Uri kubyumva? Tuzakimenyera muri RIB. Musa tuza amani. Tuza. Wabihinze ntabwo kitujyanyeyo. Tuza. Ntabwo kitujyanyeyo. Ndabababariye nk'uko Yesu yabababariye. Papa yidi njye nta mwe zawe nshaka, amabazi zawe nshaka, ugomba gukora icyo wavuze. Cyakora muransetsa mu buzima. Gukora icyo wavuze. Ibyo birabyumvishe. No, ntabwo byumvishe gute. Nzabikora man, nzabikora. Nukuri. Oya, Akram ntabwo ari brag. Uzi ikintu cya mbere. Uzi ikintu cya mbere. Uzi ikintu cya mbere. Oya, mva nkubwire ikintu. Banza usubize nzagerayo. Oya papa idi yumvise uzagerayo. Akram avuga ko atanga ubugingo uzagerayo pe. I am with you honga. Kubera ikintu cya mbere kigiye kuzatuma ugera muri RIB. Aho ngaho ni ikintu kimwe. Ni ukubera yuko usebya ugaharabika. Yego. Sibyo? Yego. Ugasobanura. Yego. Ibintu uko bitari. Wenda sinzi niba warize neza, interpretation is subjective, so rero ntago icyo ngicyo ari ikintu leta yamanira. Umva ibigize icyaha aho ngaho. Mwibutse ibigize icyaha kugira ngo uzabe uzi neza n'ingingo byose tujye kubireba. Ngwemo uburyo bigize n'icyaha. Umwavoka wacu. Umva monari. Oui. Umva nkubwire ibyo. Ndakumva rwose wadukanze hano waduteye ubwoba waduhaye. Umva Akram yazanye amavideo menshi avuga kuri biriya bintu byo kurwanya abantu batemera Imana ngo bakabica ngo bakagira reka mvuge nsoze ngo bakabica ngo abasilamu ngo bagomba kurwanya abantu b'abakristu ngo n'abatemera Imana ngo bakabica. Azana amavideo biri kuvugwa n'abasilamu bagiye batandukanye. Abasilamu bari gusobanura uburyo ibyo bintu bivugwa muri Qur'ani, ibyo bivugwa muri Qur'ani byabayeho mu gihe cy'intambara mu mateka y'intumwa y'Imana, ndetse ibyo bintu bibujijwe kuba byakorwa uyu munsi wa none turi kugendana byabujijwe natwe n'intumwa y'Imana. Turi kugendana abayisilamu babyemera, bemera Imana bakemera n'intumwa yayo. Ntabwo ubu ubwabo mu myemerere yacu twebwe nk'abayisilamu, ntabwo twebwe abayisilamu dushyigikiye kugirira nabi umukristu. Nta nubwo tw'abayisilamu tuzi Muhammadi dushyigikiye kugirira nabi utari umuyisilamu. Rero mu gihe Akram ari kutwambika icyo kintu, kandi icyo kintu ari kutwambika gishobora gutuma wa musilamu udasobanukiwe ibyo ari kuvuga ashobora ahubwo kugirira nabi
utari umusilamu kubera ko hari ibyo yamwumvanye Oh wow, ushaka kubura umwuga ibyo none bintu yigeze ubwabyo abwira abayisilamu ngo bajye ceceka kubikora ceceka banza usubize wincecekesha banza uretse usubize gato uretse yigeze gato abwira abo bantu kujya kubikora njye nsubize watujije ku kantu watujije reka twumve Oya, n'ubundi okay okay njye ndakwibariza wait ikumbwira ndakubajije Muza- eske muzabibona. yabwiye abo bantu ngo bajye kubikora nta kibazo yababwiye reka bajye kubikora muzayibona byageze muzayibona byageze sorry ya papa idi nawe wiza wowe uri kumbwira ngo yerekanye amagambo ye abivuga. ndayafite narayarikodinze ndayafite yigeze abwira abayisilamu ngo bajye kubikora amagambo ye narayarikodinze ndayafite ceceka mwemeretse monari mute everyone mute nsigarane papa idi everyone mute papa idi ayo uri kunkanga ntabwo nongera kuvugana nawe kuri ibi bintu so go off nyine ugenda ujye kuryama what uri hano so gukora iki thank you so niba ukiri no muri attendance hano reka nguhere wambwira amagambo washaka ko mvuga nyavuge uzagenda uyatange as proof by the way ndi kukorohereza akazi kawe so what do you want ntazi hoya Monarisko yari ari kumwintertaininga bro like I don't get this crap here. No one nta muntu wantera ubwoba brother and I love Papa Idi whatever n'abayisilamu bose I love them igituma bino byose mvuga nuko mumenye yuko igihe cyose mutazihana mumenye Kristo wallahi muzarimbuka I'm saying that with all my being and niyo bamfata bakanjyana imbere y'umucamanza I will say that niba bamfata bakanjyana muri gereza I will say that so and then ngaruke nyuma yaho using saying that God byibuze hari ahantu wangejeje hari naho nabivuze so what